nturama rero biraba ngo uzoheseranya kugira ngo uzaramire mu gihugu. Iyo washye umubyeyi urarama, iyo washye umubyeyi ugira umugisha. Rero umubyeyi kuzima k'umuntu n'umuntu ukomeye cyane bwoko bw'Imana. Ndagira ngo uyu munsi tuganire nanone ku muntu witwa inshuti. Inshuti ninde? Inshuti niki? Ese mu bantu benshi mfite mu bantu 200 300 ni gute nabonye inshuti? Ninde namenye umuntu nkunda? Ni gute namenye umuntu n'utankunda? Ni gute namenya unkunda ndyarya n'unkunda atandyarya? Ese ni gute nabasha kumenya umuntu nkunda none akazankunda ntakinariho? Inshuti nyanshuti igukunda uhari ikazakunda utanahari. Nuba ngo hari umuntu ugukunda kubera ko muri kumwe ariko wareba igihe akaba atakigukunda. Hari umuntu ugukunda kubera ko mwigana mwatandukana ku ishuri akaba atakigukunda. Hari umuntu ugukunda kubera ko mukorana ejo mwatandukana ku kazi mukamutagikundana. Hari inshuti muhurira ahantu ariko hari inshuti itagire ku muntu. Niyo waba utakiri mu gihugu arimo agakomeza kuzirikana nk'inshuti. Abo ni abantu babiri ku buzima bw'umuntu yigize Imana ukababona urugendo rw'isi, urugendo rw'ubuzima rurakorohera. Iyo utababonye ubuzima buranga, ubuzima burakugora. Aho wagaciye, aho urugendo wakagenza umwaka umwe ushobora kurugenda imyaka 10 cyangwa imyaka 20. Rero ni gute iyo tuvuze ngo umubyeyi w'umuntu ninde? Umubyeyi w'umuntu akumarira iki? Akamaro k'umubyeyi ntago nakavuga ngo nkarangize, ntago nakarondora ngo gashoboke ko ni ibintu byinshi cyane ibyo ababyeyi badukorera ni byinshi. Ntago nabivuga ngo mbibashe ndababwiraho gusa bikeya ibintu bigera kuri 3 bikomeye umubyeyi yagukorera. Iyo atabigukoreye Imana ubwayo iraza ikabigukorera. Ndabibereka dukoresheje ibyanditswe byera ko ntabwo ndimo nigisha amateka, ndimo nigisha ijambo ry'Imana. Ndakoresha Bibiliya kugira ngo nkwereke ibintu 3 umubyeyi yagombye kugukorera. Hanyuma ndakubwira iyo atabigukoreye bigenda gute, ni gute nshobora kubona bifite mu gihe umubyeyi atabimpaye. Mwami Yesu, icyubahiro ni icyawe. Uri Imana yacu, uri amahoro yacu, ubuzima bwacu, icyubahiro cyose ni icyawe Mwami. Mana Data, uri umurengezi wacu, uri umucunguzi wacu. Icyubahiro cyose ni icyawe Mwami w'abami, urahambaye, urakomeye. Wahozeho uriho kandi uzahoraho iteka ryose Mwami. Abagerera ngo nawe nta wasa nawe. Abahe ibyiswe Imana byinshi ariko ibyo byose byari bigirwamana n'ibyakozwe n'intoki z'abana b'abantu. Uri Imana rurema, uri byiringiro byacu, uri amahoro yacu, urubwugamo bwacu Data. Icyubahiro cyose, amashimwe, gukomera no guhimbazwa niwe nyiribihe. Niwe Imana twambaza, niwe Imana turamya, niwe Imana dusingiza, niwe Imana tuvuga. Awasa nawe Data, nta wagerera ngo nawe. Akira amashimwe y'abana bawe. Ni wowe ugira icyo urema kandi ukagikomeza Mwami. Ni wowe waduhaye ubuzima, ni wowe uturinze, ni wowe utubeshejeho. Icyubahiro cyose, amashimwe n'ayawe Papa. Urakoze Mana nkuru, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Torero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu kandi nongeye kubaha ikaze muri aya materaniro. Nagira ngo tuganire uyu munsi kuri ijambo rivuga ngo mfite Imana Data nkagira Yesu inshuti. Mfite Imana Data nkagira Yesu umucunguzi wanjye. Ntacyo naba, ntacyo natinya kuko Imana ibereye maso. So nashimwe cyane. Mfite Imana Data nk'umuremyi, mfite Imana Data nk'umucunguzi. Yampaye Yesu arancungura, yampaye Yesu nk'inshuti. Uyu munsi ndashikamye ndatuje, umutima wanjye ntuhagaze, nta bwoba, nta kwiganyira, nta gusuhuza imitima mfite, nta kwibaza ibyejo, nta kwibaza ngo bizagenda gute, kuko mfite Imana nkagira Yesu nk'inshuti magara. Uyu munsi ndagira ngo mbaganirire itorero ry'Imana, mbabwire abantu babiri bakomeye ku buzima bw'umuntu. Iyo batakaje ubuzima buranga burakugora. Hari abantu babiri bakomeye ku buzima bwawe. Hari abantu babiri bakomeye ngira ngo tuze gusenga Imana tuyisabe ngufashe dufatanye nawe. Winginga Imana kuguha abantu babiri. N'abantu bagize, n'abantu bakomeye, n'abantu bagize ubuzima bwacu. N'abantu badufasha muri urugendo rwo muri iyi si. N'abantu baduha inama ari inama nzima atari inama zitugushamo. N'abantu batubera ikiraro twambukiraho. N'abantu bemera gutanga ubuzima bwabo kugira ngo twebwe tubeho. N'abantu bakubera abarimu b'ubuzima. N'abantu b'ingenzi ku buzima bw'umuntu. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo mbaganire kuri abo bantu babiri bakomeye ku buzima bw'umuntu. Iyo watakaje icyerekezo cy'ubuzima kirakugora. Iyo utababonye ubuzima buranga, aho wakagenza umwaka ushobora kugenda imyaka 20, aho wakagenza ukwezi ukagenda imyaka myinshi cyane. Akigize Imana ukaba uri kumwe nabo, ubuzima ntago bukuvuna, ntago bworoha kuko nabajyanama beza. Yesu nashimwe cyane.
muri abo bantu yamabwire ngo abantu babiri bakomeye ku buzima bw'umuntu. Umuntu wa mbere no umuntu witwa umubyeyi w'umuntu, nta umusimbura, nta kimusimbura. Nta mwana w'umuntu ku isi wambaye inyama n'amaraso ashobora gusimbura umubyeyi akajya mu cyimbo cy'umubyeyi. Niyo mpamvu iyo umuntu atakaje umubyeyi, Imana yaremye isi n'ijuru nyir'ububasha n'ubushobozi, Imana yaremye umuntu niyo ubwayo izi kagufatira kugira mu nshingano zayo ikakubera so, kuko irabizi neza ko nta wundi mubyeyi, nta wundi muntu ku isi wasimbura umubyeyi wawe. Umuntu wa kabiri ku buzima bw'umuntu ukomeye cyane ni umuntu witwa inshuti magara. Iyo ugize Imana ukagira inshuti magara, ikubera ikiraro, ikubera inzira, ikubera umuvugizi, ikubera byose ku buzima bwawe. Uyu munsi ndakubwira abantu babiri, ndakubwira inshuti n'umubyeyi, hanyuma nkubwira ukuntu iyo batakaje ureba ahantu Imana ibera Imana. Ahantu Imana ibera Imana iyo batakaje ubwayirazi ikakwifatira mu nshingano. Kuko n'abantu ubura ugakomereka mu mutima, n'abantu ubura ubuzima bukanga, n'abantu ubura ubuzima bukakunanira, ibyakagukundiye ntibyongere kugukundira. Uyu munsi turaganira kuri abo bantu babiri, turaganira ku nshuti n'umubyeyi. Umubyeyi wawe, inshuti yawe, ni abantu bakomeye cyane ku buzima bwawe. Umubyeyi ninde? Umubyeyi ni umuntu wakubyaye, ni umuntu Imana yakoresheje akaba umuyoboro ukugeza ku isi. Ni umuntu urambura amaso bwa mbere ubona imbere yawe. Ni umuntu mbere yo kuvuga ayandi mazina y'abantu yose abaho, ni umuntu umwana abanza kuvuga. Umwana yagiye kuvuga abanza kuvuga papa, mama. Ni umuntu akanwa kawe kabanza kwatura kakavuga. Ni umuntu wa mbere mu buzima bwawe ubanza gushyira intoki ze akagufataho. Ni umuntu ugukarabya, ni umuntu kwambika, ni umuntu kwitaho, ni umuntu kumenya. Uwo niwe muntu wa mbere ubanza kwaturaho ijambo ku buzima bwawe ukiri agahinja, ukiri akabebe, mbere yuko haza umuhanuzi, mbere yuko haza undi muntu. Umuntu wa mbere n'umubyeyi wawe. Niwe muntu mbere na mbere ukwita izina, amazina dufite twayizwe n'ababyeyi. Niba ngo hari imbaraga ziba zihishe mu izina ry'umuntu, hari ijambo ry'ubuhanuzi riba ryihishe mu izina ry'umuntu. Hari ahantu uwo mubyeyi aba yarakuye iryo zina ryawe. Hari ukuntu riba ryaramujemo, ashobora kuba ryaramujemo nk'ijwi akaryumva, ashobora kuba yararibwiwe na marayika w'Imana utari wavuka, nk'uko Imana yaje ikabwira Zakariya ikamubwira uko azita umwana, nk'uko Imana yaje kwa marayika ikabwira izina rya Samusoni, nk'uko Imana, hari ukuntu Imana izikaze ikavuga abantu ikakubwira ngo umwana uzavuka uzamwita izina riniri, kubera ko izina ryawe rifitanye isano n'ubuzima bwawe, rifitanye isano n'umuhamagaro wawe, rifitanye isano n'ubuzima uzabamo kuri iyi si. Rero umubyeyi ni umuntu kwita izina, ko mu izina umubyeyi yakwise hari ikintu cyihishemo utabashije gusobanukirwa, cyangwa se wenda wagira ubuntu bwo kumubaza, uramubaza ngo kubera iki wanyisira izina, arabikubwira. Ashobora kuba yarayikomoye ku nshuti magara ye yamugiriye umumaro yitwaga gutyo, yarangiza nawe akakwita iryo zina kugira ngo akomeze yibuka ya nshuti magara yamugiriye umumaro. Ashobora kuba yarari kwise wenda arimo ahanura, arimo kuvuga ngo uyu mwana mu buzima bwe bizagenda gutya na gutya, akakwita izina rikomotse mu buhanuzi, ari ijambo ry'ubuhanuzi akwise. Rero umubyeyi w'umuntu ni umuntu ukomeye cyane ku buzima bwe. Niyo mpamvu Bibiliya itubuza gusuzugura ababyeyi, iravuga ngo uzubahe se na nyoko kugira ngo uzarame. Nivuga ngo ni itegeko ariko rifiteho n'isezerano. Iyo uryishe, iyo usuzuguye umubyeyi urakenyuka nturama. Rero Bibiliya iravuga ngo uzubahe se na nyoko kugira ngo uzarame, uzaramire mu gihugu. Iyo wubashye umubyeyi urarama, iyo wubashye umubyeyi ugira umugisha. Rero umubyeyi ku buzima bw'umuntu ni umuntu ukomeye cyane bwoko bw'Imana. Ndagira ngo uyu munsi tuganire nanone ku muntu witwa inshuti. Inshuti ninde? Inshuti niki? Ese mu bantu benshi mfite, mu bantu 200 300, ni gute nabonye inshuti? Ninde namenya umuntu nkunda? Ni gute namenya umuntu n'utankunda? Ni gute namenya unkunda ndyarya n'unkunda atandyarya? Ese ni gute nabasha kumenya umuntu nkunda none akazankunda ntakinariho? Ku inshuti nyanshuti igukunda uhari ikazagukunda utanahari. Nuvuga ngo hari umuntu ugukunda kubera ko muri kumwe ariko wareba hirya akaba atakigukunda. Hari umuntu ugukunda kubera ko mwigana mwatandukana ku ishuri akaba atakigukunda. Hari umuntu ugukunda kubera ko mukorana ejo mwatandukana ku kazi mukaba mutagikundana. Hari inshuti muhurira ahantu, ariko hari inshuti itagire ku muntu niyo waba utakiri mu gihugu arimo akakomeza kuzirikana nk'inshuti. Abo ni abantu babiri ku buzima bw'umuntu yigize Imana ukababona, urugendo rw'isi, urugendo rw'ubuzima rurakorohera. Iyo utababonye ubuzima buranga, ubuzima burakugora. Aho wagaciye, aho urugendo wakagenza umwaka umwe, ushobora kurugenda imyaka 10 cyangwa imyaka 20. Rero ni gute iyo tuvuze ngo umubyeyi w'umuntu ninde? Umubyeyi w'umuntu akumarira iki? Akamaro k'umubyeyi ntago nakavuga ngo nkarangize, ntago nakarondora ngo gashoboke, ko ni ibintu byinshi cyane ibyo ababyeyi badukorera, ni byinshi. Ntago nabivuga ngo mbibashe, ndababwiraho gusa bikeya, ibintu bigera kuri 3 bikomeye umubyeyi agukorera.
iyo atabigukoreye Imana ubwayo iraza ikabigukorera. Ndabibereka dukoresheje ibyanditswe byera ko ntabwo ndimo nigisha amateka, ndimo ndigisha ijambo ry'Imana, ndakoresha Bibiliya kugira ngo nkwereke ibintu bitatu umubyeyi yagombye kugukorera. Hanyuma ndakubwira iyo atabigukoreye bigenda gute, ni gute nshobora kubona bifite mu gihe umubyeyi atabimpaye. Ikintu cya mbere, umubyeyi n'umwarimu. Umubyeyi arakwigisha. Umuntu wa mbere wigisha umuntu wa mbere ukubwira kirazira z'isi, umuntu wa mbere ukubwira ibyo ukora n'ibyo udakora ni umubyeyi wawe. Umubyeyi akwigisha akoresheje amagambo, umubyeyi akwigisha akoresheje ingero, umubyeyi akwigisha akoresheje imyitwarire ye. Nuvuga ngo umubyeyi n'umwarimu wawe ukomeye cyane, kuko iyo utamufite biragorana ko ibyo wakamwigiye kubyigira ku bandi biragora. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga mu Migani 27:6 ngo menyereza umwana ukiri mutoya, menyereza umwana ukiri muto inzira akwiye kunyuramo ngo azarinda asaza atari yayivamo. Iyi Bibiliya ibiri mubwira umubyeyi ngo fata umwana wawe umwigishe, fata umwana umwereke inzira azanyuramo, fata umwana umwereke hari amabanga y'isi ifite, hari imitego igiteza ahantu mu nzira mu buzima bw'abantu. Ni umubyeyi kwigisha ukuntu uzategura iyo mitego, ni umubyeyi kwigisha ukuntu uzabana n'iyisi ukwepakwepana n'iyo mitego. Umubyeyi niwe mwarimu wa mbere ubanza kukwigisha. Niwe ukubwira kuri umugabo, atangira gutoza kwitwara kigabo ukiri umwana w'umuhungu w'imyaka 5-6, atangira kukubwira ukuntu uzaba umugore mwiza ukiri umwana w'umukobwa mutoya, atangira kukwigisha ubuzima uko bizagenda. Niyo mpamvu bidusaba kubatega amatwi cyane. Inshuti zanjye ndababwiye ngo abagifite amahirwe yo kubagira ni mu bicara ruhande, mu batega amatwi mu bumve. Ku mubyeyi n'umuntu ukomeye ku buzima bw'umuntu. Umubyeyi akwatura ijambo rikakubaho, keretse gusigiye yaba gutuka cyangwa se kuvuma aguhora Kristo, aguhora gukizwa, nibwo byonyine bitagufata. Ariko igihe yakuvuma aguhoye amakosa wamukoreye, umuvumo uragukurikirana. Itorero ry'Imana ndagira amabwire ngo umubyeyi ni umuntu kwigisha, umubyeyi ni umwarimu, umubyeyi ni umuntu ukuba hafi, ni umuntu ugushakira ubuzima. Umubyeyi agushakira imibereho, umubyeyi agushakira, arakwigisha akakubwira uko uzabaho muri iyi si. Inshingano ya mbere ku mubyeyi afite, arakwigisha. Iyo amaze kukwigisha, ikindi kintu cya kabiri umubyeyi muzima gukorera, agushakira inshuti. Umubyeyi mwiza agusigira inshuti. Nuvuga ngo mu buzima bw'umuntu ugomba kubaho ufite ya nshuti twavuze, turaza kuyivugaho. Ni turimo turavuga ku ibintu umubyeyi yagukorera. Icya mbere, akubera umwarimu akakwigisha. Iyo akwigishije nabi ukurira ibandi, iyo akwigishije ibi kuko umwana yigira ku mubyeyi we. Ibyo umubyeyi akora umwana babireba. Iyo ukora bibi arabyiga akabyigana, iyo ukora byiza arabyiga akabyigana. Iyo uri ruharwa, iyo uri ruvumwa, uko umeze umwana kwigiraho. Rero birasaba n'ababyeyi kwitwararika kuko n'abarimu b'abana babo. Ibyo ukora byose umwana babireba. Iyo utaha utonga n'umwana babireba, iyo utaha kwita mama we umwana babireba, iyo utaha utukana umwana babireba. Ibyo urimo gukora urimo wubaka ubwonko bw'umwana, urimo mwigisha uko azamera namara kugera mu rugo. Biragoye kugira ngo umwana wavutse akarinda kuri atarabona papa wakwita mama we azakwita umugore. Ako ni ibintu byoroheye umwana w'umuhungu wakuze abona papa we akwita mama we buri joro. Gukwita umugore ntabwo bizamugora kuko ni amasomo yigiye ku mubyeyi. Rero ababyeyi mbere na mbere ikintu ko gikomeye badukorera n'abarimu bacu. Ababyeyi baratwigisha, ababyeyi baratwigisha mu nkoni zabo, baratwigisha mu nkoni badukubita. Buriya haba harimo amasomo, baratwigisha. Akubwira kirazira ziwanyu, akubwira ibyo mukora mu gahirwe n'ibyo mudakora, akubwira ibintu byinshi, akubwira imyemerere ibijyanye n'amadini, akubwira ibintu byinshi. Iyo umaze kuba mukuru, iyo usanze umuryango ibyo bemeraga batemera Kristo, twe nk'abakristo twemererwa kubihindura tugasanga Kristo. Iyo izimana ugasanga ari abakristo kumereza muri uwo murongo. Rero ababyeyi baratwigisha kandi batubera ingero. Ikintu cya kabiri umubyeyi agukorera uretse kukwigisha, umubyeyi agushakira inshuti kandi akayikuraga. Umubyeyi mu bintu akorera umuntu agushakira inshuti. Arabana, yamara kubana ejo yazaba agiye gusaza akazaguhamagara akakubwira ngo mwana wanjye nkusigire ya nshuti. Kera nako mu muco, ntabwo ari kera, ndakoresha kera kubera ko iyo umaze igihe hano mu mujyi hari ibintu akenshi usanga biba bidahari. Ariko ubundi mu muco w'Abanyarwanda, iyo bakundanye, imiryango ikundanye irabana, igahana inka, igashyingirana abageni. None bakaba igihe umubyeyi aba agiye gusaza, hari ahantu yatanze inka ariko batamwituye, yarangiza mu murage agusigiye akagusigiramo amarembo yaho.
akakubwira ngo umwana wanjye inka yo kwa kanaka uzayituze, inka yo kwa kanaka uzayituze, inka yo kwa kanaka uzayituze, iyo kwa kanaka uzayiture kuko nabo barayiduhaye ko ntabwo nari nayitura, nayo uzayiture. Niyo ngo muri ariya marembo agusigiye, abagusigiye imiryango, abagusigiye amaboko, abagusigiye abantu uzakomeza ugahana nabo kuko bahanaga na so, nabo barakomeza bagahana nawe. Rero mu bintu umubyeyi agukorera agusigira inshuti. Ntabwo ari byo bajya bavuga ngo umubyeyi kwanga ngo kuraga urubanza rwamunaniye, uwo nawe wabaye umubyeyi mubi kuko bakuragiye akurazwa imanza. Ariko umubyeyi mwiza ntakuraga imanza, ahubwo akuraga amarembo, akuraga inshuti. Arakubwira ngo uyu muryango wo kwa runaka twarabanye, mu bisekuru byacu nasanze iwacu babana nabo, na n'uyu munsi nanjye narakomeje mbana nabo, nawe uzihangana uzaba umugabo uzakomeza ubane nabo. Ni abantu beza, n'imfura, twarashyingiranye, twahanye inka, twakoze ibi n'ibi bitandukanye. Rero uyu muco muzawukomeze. Nuvuga ngo umubyeyi ikintu agukorera agusigira inshuti. Bibiliya iravuga mu Migani 27 umurongo wa 10 ngo ntukareke inshuti yawe n'inshuti ya so. Ntukareke inshuti yawe kandi ntukareke inshuti ya so. Nuvuga ngo mu bintu bimwe mu buzima, amahame y'ubuzima azagufasha kugenda muri iyi si, azagufasha guhirwa, azagufasha kugira ibyo ukora, azagufasha kugerageza guhangana n'iyi si tubayemo twese. Uzazirikane inshuti ya so, uzazirikane umuntu papa we yasize akubwiye ngo kwa kanaka ntuzabahemukire kuko twagiranye nabe igihango cyo kudahemukirana. Yesu nashimwe cyane. Ubushuti bw'imiryango bwubakira ku gihango kidakomeye cyane, ntabwo ari ugutamba ibitambo nka bya bindi bajya bakora mu bapfumu. Ariko niba abantu babiri bagiye inama nk'abagabo, bakoraga umuhango wo kunywana, wita kunywana amaraso, umuntu agakeba amaraso agaha mugenzi we. Ntabwo yari amaraso menshi, yashoboraga no kuba yakwikeba. Hari abakoraga bake bagakunda, hari abashobora gukeba hano ku rutoki akamuha amaraso ye, n'undi n'abakikeba akamuhaye akayarigataho. Akaba ari igihango bagiranye cyo kutazahemukirana, akaba ari igihango cy'ubushuti burambye buzakomeza mu buzukuru no mu buvivi no mu bivure bakomeje kubana. Iyo ni imiryango abantu bene imiryango bicara bagahura bakabwira abana babo ngo twebwe no kwa kanaka twagiranye igihango cyo kuzabana, we mwana wanjye ntuzabahemukire nawe ntuzabahemukire. Yesu nashimwe cyane. Ndetse ni naho habaga ko bashobora gushyiraho indahiro bakavuga ngo uzatatira kino gihango agahemuka kwa runaka, ibyo azakora ntibizamuhire. Bakaba gushyizeho umuvumo, ejo wazakora ibintu bitandukanye n'ibyari kuri ya ndahiro y'iwanyu, iyo ugiye gukora ntibiguhire. Wakwibaza ngo se uwo muco si umuco mubi? Ntibushobora kuzana umuvumo ku muntu. Umuvumo waza kuko igihe cyose watandukiriye igihango cyo mu miryango y'iwanyu bagiranye n'umuryango w'inshuti, uwo muvumo uzakuzaho. Rero mu bintu bimwe umubyeyi bikomeye akorera umuntu, agushakira inshuti akazikuraga. Uzatinye umubyeyi uramuka agiye adasigiye abana inshuti aba wahemukiye. Niyo mpamvu bibi tubwira ngo uzite ku nshuti yawe, ngo ariko uzite ku nshuti ya so. Uyu munsi umubyeyi mwiza akwereka inshuti, arakubwira ngo dore inshuti yanjye ngiyi. Ibi ni ibintu bibaho mu buzima bwacu. Ni inshuti ni umuntu ukomeye cyane. Inshuti iruta n'umuvandimwe. Bibiliya iravuga ngo inshuti ya hafi iruta umuvandimwe wa kure. Aho kugira ngo uzajye gushakira umuvandimwe uri kure, uzitabaza inshuti yawe iri hafi. Rero uyu munsi nagira ngo mbwire ngo Bibiliya iratubwira ngo ntuzareke inshuti yawe kandi ntuzareke inshuti ya so. Papa we nagusigira inshuti, uzayubahe, uzayikurikirane, kuko ntiwamenya ejo hari aho uzagera nuvuga izina gusa. Nkunda kubona abantu b'aborozi b'inka, iyo umuntu aguhaye inka urayimwitirira. Niba ari inka wahawe na runaka urayimwitirira. Niba ari inka, niba nibihogo bya Joni, nibihogo bya Mja, nibihogo bya kanaka. Iyo ngiyo iyo hageze, iyo uri mu rugo ukuriye mu rugo wumva bahamagara iyo nka muri iryo zina. Niba bayivuze iyo hageze baravuga ngo uyu ni umwana wo kwa kanaka, bagahita bibuka ya nka. Iriya nka ni iyo mujya mwumva twita inka ya runaka, uyu niwe n'umwana wabo. Ako kanya urisanga kuko kugeza ahantu papa we yateguye inzira, aho yatanze inka bakwakira neza nk'inshuti. Rero nagira ngo babwire ngo mu bintu bimwe mu bantu bakomeye kuri iyi si tubamo, tugendamo, tubayeho, amwe mu mabanga azadufasha kwigiramo intsinzi, azadufasha kwigiramo umugisha, ni ukugira ngo tugire ababyeyi bategurira abana. Mureke gusigira abana inzigo, mureke gusigira abana amatiku, mureke gusigira abana inzangano, nimusigira abana umugisha, nimushakire abana inshuti. Ko niyo mpamvu Bibiliya iyo itwereka neza uruhare rw'umubyeyi ku mwana.
iyo ugize ibyago umubyeyi wawe akagenda atagusigiye inshuti, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntago nkibita abagaragu. Yahinduye inyito, mbere twitwaga abagaragu, twitwa abagaragu b'Imana, ariko Yesu Yohana 15:15 ngo ntago nkibita abagaragu ngo ahubwo mbise inshuti. Yesu nashimwe cyane. Niba ngo yarimo areba ko arabangu erega isano y'umugaragu na sebuja nimwe gusa ni ugukora agakorera ibihembo, ngo kandi umugaragu hari ibyo atamenya, ngo ariko inshuti y'umuntu, inshuti magari imenya byose. Arabangu ntago nkibita abagaragu ngo ahubwo mbise inshuti zanyu. Yesu nashimwe cyane. Inshuti z'Imana, haleluya, inshuti za Yesu Imana ibaho umugisha cyane. Uyu munsi nagiye mbabwire ngo umuntu ku mubyeyi agusigira inshuti. Izireke ku mubyeyi abakibafite, mubwire ngo nshakira inshuti, nyereka inshuti yawe, nyereka aho mugirana igihango, nyereka aho mwahanye igihango cyo kubana, nyereka aho mwahanye igihango. Kera twigeze kuganira n'umugabo umwe mushuti wanjye, twari tukiri batoya, noneho turimo tuganira ku bintu nk'ibi by'ubushuti n'igihango. Tugirana igihango kivuga ngo nitubana ngewe nishaka n'impfu zanderera, hanyuma nawe nupfa nzakurera, ndetse n'umupfakazi wanjye uzaba ufite uburenganzira bushobora kumutwara kugira ngo azashaka abandi bagabo akaba yabana nawe. Ayo ni amagambo abantu bavugana, ariko barimo igihango cy'ubushuti gikomeye cyane, ku buryo wicara uvuga ngo kanaka ni inshuti yanjye, twagiranye igihango, twahanye igihango. Yesu nashimwe. N'umuntu iyo inshuti yawe ikwereka inshuti, wongera kuvuga ngo inshuti gusiga indi. Uyu munsi nagira mubwire ngo torero ry'Imana, Satani yaradushyizeho icyangiro. Satani yatwirukanye muri Eden, yirukanye Adamu na Eva muri Eden, ashyiramo urwangano hagati yacu n'Imana. Ariko ikintu Imana yakoze gikomeye, yemeye gutanga igitambo ari cyo umwana wayo Yesu Kristo. Araza arapfa ku musaraba, arabambwa, amena amaraso, ariya maraso araza aratwuhagira, adukuraho urwango, adukuraho uriya mutima mubi, adukuraho icyangiro Satani yaradusize. Ngo arangira twereka Imana ntiyaturebera muri cyaha, Imana ntiyaturebera muri rwa rwango, ahubwo Imana iturebera mu maraso y'umwana wayo w'ikinege, kubera ko imukunda cyane. Uwo munsi natwe twahindutse inshuti z'Imana. Uyu munsi turi inshuti z'Imana kubera umuhuza twagize ari Yesu Kristo. Ndagira mbwire ngo uyu munsi, ndagira mbwire ngo wowe unkurikiye, shakira abana inshuti z'Imana. Nimushakira abana banyu inshuti, nimushakira imiryango inshuti, nimwirukana urwangano, nimwirukana amakimbirane, nimureke duhure ko Yesu yatugize umwe, nimureke tureke gucira amakimbirane, ahubwo twimakaza urukundo. Yesu nashimwe cyane. Ikindi kintu gikomeye cya gatatu, ko nababwiye ibintu bitatu ndi wabwire umubyeyi akorera abana. Ikindi kintu cya gatatu umubyeyi agukorera, umubyeyi agushakira umutungo, umubyeyi agusigira umurage, umubyeyi agusigira umutungo, agusigira ikizakubeshaho, ndetse nta gisigira wowe ahubwo gisigira n'abuzukuru be. Bibiliya iravuga nanone mu Migani 13:22 ngo umubyeyi mwiza, haleluya, umubyeyi ugwa neza asiga umurage w'abazamukomokaho, nyamara umutungo w'abanyabyaha ubikiwe intungane. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo umubyeyi mwiza ategurira abana aho bazahera. Uyu munsi ababyeyi bacu bafite inshingano zo gukora bakadusigira umutungo, bafite inshingano zo gukora bakadusigira aho duhera. Ese niba tutabafite, uyu munsi ragira ngo nkurikiye wambaza ngo ese ibyo urimo kuvuga urabibwira bafite ababyeyi, ngiye utabafite biragenda gute? Ngiye utabafite urambwira iki? Ntago ngambiriye kugukomeretsa, ahubwo nagira ngo nkubwire ngo hari umubyeyi dufite, haleluya. Hari umubyeyi dufite, ndaje mukwereke mu kanya. Hari umubyeyi dufite yaravuze ngo ngewe ndi se w'imfubyi, abadafite base bose, abadafite bazabakora bino bintu bitatu. Udafite uzamwigisha nzamwigisha, udafite uzamushakira inshuti nzazimushakira, udafite uzamuha umurage nzawumuha. Uyu munsi turabaraganwa na Kristo kubwisezerano twahawe. Uyu munsi ndagiye nta mpfubyi tugira muri Kristo Yesu, kuko twese dufite data ari Imana isumba byose, yari mu ijuru n'isi, haleluya. Rero ntabwo badufite bw'isi, ntabwo dutuyibwa, nta n'ibizadushobora, kuko twizeye uwo yiremye, twizeye uwo ducunguje amaraso ye. Uyu munsi y'ababyeyi bataduhaye, duhanze ijuru amaso ngo rizabiduha. Mu kintu cya gatatu umubyeyi agukorera, agomba kugusigira. Ndagira ngo dusome inkuru iri mu Bami ba mbere 21, mwihangane twasome Abami ba mbere 21. Turasanga inkuru y'umugabo witwa Naboti. Umwami yashatse kunyaga umurage yasigiwe n'abase, yasigiwe n'abakurambere b'iwabo. Ubwo nimvuga abakurambere muraza kuvuga ngo mvuze ngo abazimu, ntago ari abazimu, ndavuga abo mu bisekuru by'iwabo. Biraba ngo Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe, kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Yezereli.
yari afite uruzabibu i Yezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguhe urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuru banjye. Maze Ahabu atafite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'i Yezereli amubwiye ngo sinaguha gakondo y'abasogokuru banjye. Yesu nashimwe cyane. Uru ruzabibu birashoboka yuko Ahabu yaragiye kumuha ibiguzi byinshi. Uyararumwima aramubwira ngo ntabwo naruguha koko urunguru ni igisekuru cy'iwacu, uyu ni umurage wabi wacu, uko iwacu barundaze ni nako nanjye nzasiganuraze abana banjye. Yesu nashimwe cyane. Rero mbwira ngo mu nshingano ababyeyi bafite ni ukudusigira umurage. Wambwira ngo ese ko mbona data ntacyo afite ari nanjye umutunze, ese ko mbona nge nta data mfite, ese ko mufite ariko akaba ari umukene, uyu muntu azansigira iki? Rero ngo hari umugani bajya baca, ngira ngo ntabwo nzi igiswahili kandi nteka ariho ukomoka, reka ngerageze kuwushyira mu Kinyarwanda. Rero ngo akanwa k'umwana gahumura neza ariko nta kivamo, ngo nawe akanwa k'umusaza karanuka ngo ariko gahesha umugisha. Yesu nashimwe cyane. Iyo umubyeyi adafite ikintu na kimwe yaguha, afite ijambo riri mu kanwa ke, afite ijambo yakubwira ubwaryo rikakubera umurage. Yakubwira ngo mwana wanjye ntuzahemuke. Yesu nashimwe cyane. Abaguhaye umurage wo kutazahemuka, yakubwira ngo mwana wanjye ntuzangire umuntu busa, mwana wanjye ntuzagire. Iyo akubwiye amagambo nk'ayo ubwayo ni amagambo y'ubwenge. Haleluya. Ikintu umubyeyi ashobora kutagira imitungo, ashobora kutagira amazu, ntagire inka, ntagire ibibanza, ntagire iki, ariko aracyavuga, afite ururimi. Ruriya rurimi kubera ko Imana yamuhaye ububasha bwo kubera umuhanuzi wa mbere mukuru, yaguhanuraho ikintu kandi kikaba cyo. Nibuka igihe kimwe umusaza Yakobo agiye gusaza, abwira Yosefu ngo amuzanire abana be, azane Efurayimu, azane na Manase, ngo hanyuma abaheshe umugisha. Kuko mu mategeko y'iwabo umwana mukuru ugomba kuba umutware, umutoya ntabwo umutware. Noneho agiye kubazana, agiye kubona papa w'icyo agiye gukora, anyuranya amaboko kuko Yosefu yazanye abana muri protocole isanzwe. Afata Manase amushyira aringaniye n'ukuboko kwa se kuri yo ko yari imfura, afata Efurayimu amuringaniza n'imoso kubera ko yari mutoya. Arangije ngo agiye kubona papa we anyuranya amaboko, yari umusaza ukuze atakireba neza, ariko arangira anyuranya amaboko. Indyo ayishyira kuri Efurayimu, arangije Musa ayishyira kuri Manase. Yosefu aramubwira ngo papa ngo sigaho ngo unyuranye, ngo umwana dore mukuru nguyu. Aramubwira ngo ibyo nkora ndabizi mwana wanjye. Yesu nashimwe cyane. Ngo arangije abaturaho amagambo bose babaye abanyamugisha, ariko Efurayimu yarakomeye. Rero najya mbwira ngo umubyeyi ashobora kutagira imitungo, ashobora kutagira inka, ashobora kutagira amazu, ashobora kutagira amafaranga, ariko muri we hari ijambo ryamuturukamo, hari ijambo ryava mu kanwa ke rikaguhesha umugisha. Nshuti yanjye, hari ijambo ryava mu kanwa ke. Uyu munsi najya mbabwire ngo ababyeyi nimukanguke, nimuhesha abana banyu umugisha, nimureke kubavuma, nimubaturaho amagambo meza, nimubaturaho amagambo y'umugisha. Wibyuka wita umwana ikizongo, wibyuka wita umwana ikiburaburyo, wikwita umwana inzererezi, ahubwo mwita umunyamahirwe, mwita umunyamugisha, mwita intwari, mwita umugabo, mwita umuhanga. Ibyo akoze wibwira ngo wa mwana buribanda, wumvira ngo wa mwana buri umunyabwenge, ko akanwa kacu kararema. Yesu nashimwe cyane. Ibyo ni ibintu bitatu bikomeye. Abandi inyigisho zakomeye, twajya muri semina twiga ibintu byinshi, tugacukumbura tukabona n'ibindi byinshi, ndetse n'abandi babwiriza ubutumwa, n'abandi barimu bagenzi banjye bigisha bazacukumbura bereke n'ibindi, nanjye n'ingaruka nzabereka ibindi. Ariko uyu munsi nagira ngo mbereke ibi bitatu byonyine bikomeye ku buzima bw'umuntu. Icya mbere nababwiye, umubyeyi n'umwarimu arakwigisha. Umwana wigiye ku mubyeyi, ndagira kera mbere yuko aya mashuri yandi aza, twigiraga ku babyeyi. Umubyeyi yarakwigishaga akakubwira ngo wa mwana we, kugira ngo uzabe umugabo uzirinde iki n'iki, kugira ngo uzabe umugabo uzakore uzirinde gusaba, aho kugira ngo uzasabe uzasabwe, aho kugira ngo uzabeho utungwa n'abantu uzabeho utunga abantu, nibwo uzaba uri umugabo. Icyo gihe abakubwira ngo uzagerageze gukora uzirwaneho, agahuza na Bibiliya ivuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa, ndetse akavuga ngo udakora ntakarye, kuko arakubwira ngo kora, gerageza gushyiramo imbaraga, aho kugira ngo uzabane n'abantu. Hari amagambo menshi twagiye tubigiraho. Uyu munsi hari kirazira baduha tudashobora kurengaho, hari ibintu batubwiye tudashobora kurengaho, barabiduhaye nk'amahame, turabyonka, biraturera uyu munsi kugeza nonaha biracyatuyobora. Hari ibintu tudashobora gukinisha kurengaho, kuko barabitubwiye, baratubwira ngo ibi ni kirazira ntimuzabikore.
rero izo kirazira zirahari kandi ko kwirebye usanga na Bibiliya izibuza. Rero ikintu natinyiye ku babyeyi cyane nuko akenshi amagambo batubwira n'ibyo batubwiye nimuguro baduhaye iyo ugiye muri Bibiliya ubisangamo. Iyo umuntu akubwiye ngo uramenye wa mwana we kwa kanaka ntuzahemuke tugirana igihango, Bibiliya ikakubwira ngo ntuzareke inshuti yaso, birimo birahura. Nubanga ibyo batubwira birahura n'ibyanditse muri Bibiliya. Rero binyereka neza ko ababyeyi ari abahanuzi bakomeye cyane. Yesu nashimwe cyane. Uwo ni umuntu wa mbere ukomeye ku buzima bw'umuntu. Iyo umutakaje wumva hejuru mu kirere cyawe harangaye, imvura irakunyagira, izuba rirakwica. Niyo mpamvu ako kanya iyo utatse gusa rimwe Imana iragutabara. Iyo umubyeyi yakwigijeyo, iyo utatse rimwe, muribuka igihe Hagayi bari bamwirukananye n'umwana ari kumwe na Ishimayeli, yari yirukanwe n'umubyeyi Aburahamu wamubyaye. Niwe wari wababwiye ngo nimugende mumvira ahangaha kubera ko Sara hari yatangiye kuza amakimbirane hagati ya Hagayi na Sara. Ngo baragenda igihe bari mu butayu aho yarageze umwana ashoje barimo basenga, yambwira ngo ari Hagayi yararize n'umwana ararira. Ariko Bibiliya iravuga ngo ako kanya ngo Ishimayeli ngo arize, Imana yumva gutaka k'umwana, ntabwo yumvishe gutaka kwa Hagayi, yumvishe gutaka kwa Ishimayeli. Yesu nashimwe cyane. Niba ngo iyo umubyeyi yakwigije ugataka Imana iragutabara. Iyo umubyeyi yapfuye, iyo umubyeyi atakiriho hejuru harangaye, Imana iragutabara. Yesu nashimwe cyane. Torero ry'Imana ryamubwire ngo hari akamaro gakomeye k'umubyeyi ku mwana we. Ikintu gikomeye icyo mbabwiye cya mbere, umubyeyi arakwigisha. Icya kabiri, umubyeyi nyamubyeyi yagushakira inshuti kandi akayikuraga, akakubwira ngo dore inshuti ngiyi. Uyu munsi twebwe abarokotse, abo Yesu yacunguje amaraso ye, abo Yesu yahamagaye, abo Yesu yeretse urukundo, urwo bavandimwe batwimye Yesu yaraduhaye, urwo inshuti zatwimye Yesu yaraduhaye. Uyu munsi ni inshuti, Yesu ni inshuti nzima. Niyo mpamvu ku bwanjye numva nta kimwaro mfite cyo kuvuga ngo mfite inshuti nzima inkunda yitwa Yesu Kristo. Uyu munsi kubwira abana banjye ngo Yesu ndabubahaye, mbabwira ngo bana banjye Yesu nimuzamureke, ni umugabo mwiza, ni umugabo usonza akakugaburira, iyo wambaye gusara kwambika, iyo abandi bagutaye aragutoragura, iyo imiryango yakujugunya arakuzana, iyo amaze kugeza mu rugo we arakubwira ngo icara ugubwe neza humura, ngo ntabwo nkikwita umugaragu, simpuzanye nk'umugaragu, ahubwo mpuzanye nk'inshuti, ngwino tuganire tubane nk'inshuti. Yesu nashimwe cyane. Bwoko bw'Imana, undi muntu wa kabiri ukomeye ku buzima bwawe nababwiye tugiye kuganiraho uyu munsi, ni umuntu witwa inshuti. No umuntu witwa inshuti. Ntabwo noneho iyi nshuti ngiye kubabwira ari ya yindi papa yansigiye, ni inshuti nanjye ubwanjye ngiye nishakiye. Umuntu umwe yigeze kuduha inkuru, ariko ntekereza ko ari ibintu byabayeho nuko itanditse gusa, ariko abantu bagiye bayiganira mu ruhererekane. Hari umugabo yari umwarimu ngo yisha muri kaminuza, akaba yarafite abahungu babiri n'umukobwa umwe. Noneho yari afite amazu mu mujyi, akagira n'amatungo, akagira n'ibibanza. Arangije umunsi umwe ahamagara inshuti ze z'abaprofeseri bagenzi be n'abandi bari mu miryango bakomeye, arababwira ngo ngiye mu kiruhuko cy'izabukuru, kandi ndumva ashaka gufata imitungo mfite nkayigabanya abana banjye, hanyuma nanjye nkisigaranira umutungo wanjye ngiye kwiruhukiraho na madamu, ko ntidukeneye gukora ibyo gukora twacu twararangiye, tumaze gusaza. Arangije afata inzu yari afite mu mujyi nziza y'ubucuruzi ikomeye, ayiha umuhungu wa kabiri. Afata amafamu y'inka abiha umukobwa, ibidorogera abiha wa muhungu wa kabiri. Imitungo arayitanga yose uko yakabaye. Umuhungu wa mbere w'imfura nta kintu amuhaye. Umuhungu atangiye kurira, arimo yibaza ngo niki nacumuye kuri data gitumye anyirengagiza na mutungo. Abantu bose baraho birabayobera. Umugabo bamubajije aramubwira ngo umutungo nkuhaye ngo genda ushaka inshuti. Ntamuhaye cyo kuzishakisha. Yambwira ngo gushaka inshuti ntibigusaba ubutunzi, ko inshuti zizanwa n'ubutunzi, burya n'izi ubutunzi, ubutunzi burangiye ziragenda. Aramubwira ngo genda ushake inshuti. Ako kanya yari araho ngaho, inshuti za se yari yatumiye, izo se yabanye nazo zatangiye kumuha, abamuha amazu, abamuha amatungo, abamuha amafaranga. Yagiye kuva aho ngaho amaze kubona imitungo irituye bene se bahawe. Rero najya bamubwira ngo inshuti nzima ni igushakira imitungo, igushakira abantu. Yesu nashimwe cyane. Byagurana kugira ngo uzamenye ko hari umutungo uri mu bantu utayibwiwe n'umubyeyi wawe. Rero umuntu wa kabiri ukomeye ku buzima bw'umuntu ni inshuti. Inshuti ushobora kutagira amahirwe yo kugira umubyeyi kuko wasanze utamufite ku mpamvu zitaguturutseho, ariko ntushobora kubura amahirwe yo kugira inshuti. Kugira ngo wowe kugira inshuti bituruka kuri wowe, ntibituruka nta sano bifitanye n'ubupfubyi, nta sano bifitanye n'ubundi buzima bwo hanze, yo kuvuga ngo hari izindi impamvu. Impamvu dushobora kukuza inshuti zaturuka muri wowe indani, kubera ko
hari abafite inshuti kubera ibyo wakomoraho, hari abafite inshuti kubera aho bavuka, hari umuntu wese abantu bumva bagira inshuti kubera yuko aho avuka barahashaka, kubera yuko uwo ameze hari ibyo bamushaka afite, ariko hari umuntu ushobora kugira inshuti agakundwa kandi nyamara nta kintu aheraho. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira umuntu ugukunda cyane ukagira n'umuntu ukunda cyane. Rero kugeza none ahangaha ugufitiye akamaro gakomeye cyane ni umuntu ugukunda cyane, si uwo ukunda cyane. Kuko ushobora gusanga ukunda cyane afite abandi akunda atagukunda, ariko ukunda cyane niwe mugisha wawe. Yesu nashimwe cyane. Ushobora gusanga umuntu ashobora gukunda mutari mu rwego rumwe, mutangana mu myaka, mudahuje, ashobora kuba umukire wa mbere muri Kigali, ukibaza umuntu ankundira iki? Uriya muntu hari ikintu Imana yashyize muri we, arimo arashaka kugutwikira, arimo arashaka kubera umutaka kugira ngo isi ntikunyagire. Uwo ngo wimwanga, wimuhunga, wikwiteranya nawe, genda umwerera imbuto nziza, azakubera ikiraro, azakwambutsa kugeza ahandi hantu utakabagera. Ko ubundi umuntu ugukunda bwa mbere nyanshuti ni umuntu ugukundira ibikurimo, si ugukundira ibyo wikoreye ku mutwe. Haleluya. Muribuka hari abantu babiri bakunze umusore umwe, umugabo witwa Potifari yakunze Yosefu, noneho n'umugore we muka Potifari nawe akunda Yosefu. Ariko impamvu zo gukunda Yosefu ko ari babiri zitandukanye. No bango Potifari yakunze Yosefu kubera discipline yari afite, kubera ukuntu yakoraga cyane, yari umwana mwiza, ari hard working, ari umuhanga, ari umwuka w'Imana. Potifari aramureba aravuga ngo uyu mwana w'umuheburayo afite umugisha muri we, ngo arandira amuzamura amugira manejya w'ibye byose. Aravuga ngo imitungo yanjye, imirima yanjye, buri kintu cyose mfite aha yishyize mu maboko yawe, ni wowe ubaye manejya wacyo. Yesu nashimwe. Ayo ni amaso areba umuntu bimurimo. Noneho nanone kandi hari amaso areba ibikuriho, aribo ba muka Potifa, uko Potifari yakunze umwana kubera ibimurimo, muka Potifa nawe yamukunze kubera uko umwana agenda, aramureba aravuga ati uyu mwana ni imfura, n'umusore arasa neza, amukundira uko amureba inyuma, ariko undi yamukundiye uko amureba imbere. Rero inshuti nyanshuti ni gukundira uko kureba imbere, si gukundira uko kureba inyuma. Yesu nashimwe cyane. Ko abantu benshi hano mwibeshya ko mufite inshuti, ariko nta nshuti mufite. Iyo wibeshya kandi inshuti yawe uzibeshya gato gusa, umunsi uzababwira ngo kakazi kahagaze, umunsi uzababwira ngo business yanjye yahiye, ntugishoboye gusengera inzoga mu kabare, ntugishoboye kujyana nabo ho mwajya ku Gisenyi mu weekend, ntugishoboye kujya mu byo mwajya muri cya kigare, nibwo uzamenya neza ko bari inshuti. Uwo munsi bazatangira guhamagarana bagusige kubera ko icyo bagushakagaho nibyo wari ufite. Rero uzirinde inshuti ikurebera ibyo wikoreye ku mutwe. Nibyo abanyarwanda bavuze ngo umukecuru ngo ufite imineke ngo ntabura abuzukuru. Hari abuzukuru ufite kubera ko ufite imineke yo kubaha, baragukundira ibyo ufite ariko ntabwo bagukunda. Umunsi uzamenya neza ko batagukunda nuko uzaba utabifite. Umunsi uzabibura nabo uzababura bazajyana nabyo. Rero hari inshuti nyanshuti. Reka turebe nanone Bibiliya iravuga mu Migani 18:24 mu inshuti nyinshi zisenya urugo, ngo ariko hari inshuti iramba ku muntu, haleluya, ikamurutira umuvandimwe. Akajagari k'inshuti n'ibigare nizo rwaserera zisenya urugo, kuko kujya muri icyo kigare depense z'urugo. Ngo ariko hari inshuti imwe inamba ku muntu, ikamurutira n'abavandimwe. Iyo niyo nkwifuriza uyu munsi niyo nkusengera kugira ngo ushake muri abo bantu 200 muziranye, muri abo bantu 300 muziranye, muri abo bantu miliyoni muziranye, muri uwo muryango ungana gutyo, ihangane senga Imana, kuko bene inshuti ntago wayimenya. Hari inshuti, hari ababivuga ku rurimi, hari n'abatabivuga, hari abikubwira, hari n'abatabikubwira. Mwibuka dutangira nababwiye ngo inshuti nyanshuti igukunda uhari, ikagukunda utanahari. Hari inshuti gukunda murebana, hari inshuti gukunda mutarebana, hari inshuti gukunda uriho, hari inshuti gukunda waranapfuye. Utenda no kuzuka ngo uzumushimire, umubwire ngo wakoze kunkunda, ariko harakavuga ngo hari inshuti nari mfite natakaje, yaragiye aruhukira mu mahoro, nizeye ko ningera nzamusangayo. Ni umugabo w'intwari, yarafite imico n'imyifatire itandukanye n'iy'abandi mbona. Uwo ni umuntu w'inshuti wemera kukuvuga n'igihe udahari. Uyu munsi abantu benshi, hari inshuti nyinshi tugira mu buzima. Hari abantu bameze nka ba Petero yakundaga Yesu, kuko ni nawe akunda kumubaza ibibazo byinshi, yabaga mu ruhande buri kanya. Muri ukigiye baje gufata Yesu, ni wakuye inkota batemye umuntu gutwi kuraguye. Ariko kandi igihe kimwe Yesu yageze ahantu batangiye kumukubita, bamukubise urushyi rwa mbere rwa kabiri, baravuga bati ariko nawe, bati reka da, bati nawe wabanaga nawe, ati ntabwo nabanaga nawe simuzi.
abarongera atari ko nawe byonyine nuko ugenda nuko uvuga biragaragara ko ushobora kuba wabanaga nati reka mwindenganya ntabwo muzi n'ubwoko bw'inshuti ugukunda ariko kandi w'abanyabwoba iyo ugeze mu kabazo gato yabari rukanka kugira ngo batamenya ko muziranye niyo bagufashe bakubeshyira uwo munsi wari rukanka niyo bagufashe ugize ikibazo runaka kimwe cyonyine umuhamagaye kumva kuri ahantu ukamubwira uti nyamuneka ngize ikibazo ndi kuri brigade telefone ayikuru ntongere kumubona bene abo ngabo nabone inshuti babaho iyo wavuyeyo baraza kera nigeze kugira ikibazo rimwe bene abantu b'abanyabwoba tumaranye nabo kabiri noneho twari kumwe n'abandi bantu ngiye hanze abantu ntazi iyo bava niyo bajya numva barangose bankubise ntangira kurwana nabo noneho ngenda nsanga babandi twazanye aho bari ngezeyo nagiye kubona mbona uwa mbere w'umugabo kandi uwo ngo yari agipasigaye n'umupolisi ari rukanka yihisha ahantu munsi ya kontwari nanone undi wa kabiri nawe ari rukanka ajyayo nasigaye ndwana mfashwa n'umudamu nyira ku kabari twari turimo niwe waje kuntabara turarwana bamaze kubona ya ntambara irangiye bagiye ndajya hanze mpamagarara ko defense zirabafata babandi nibwo batangiye kuvayo kandi baza kuvuga ngo bari batwishe kandi nyamara cyagiye twatangiye kurwana birukanze bajya kwishe bene izo nshuti zirahaba nshuti yanjye Yesu nashimwe cyane ariko hari inshuti biriba ngo imwe inamba ku muntu ngo ikamurutira n'umuvandimwe tugiye kujya dufite umwanya twavuga byinshi bikomere dufite by'abavandimwe ni byinshi ibyo ku birenge ibyo mu maboko ibyo mu mutima ibyo mu maso byaye baradukubise baradushenga baza ugera ahantu bakubwira ikintu umutima ukakurya wajya kuvuga ati kandi twakiguye n'akantu nako basanga n'umubare ko batima basi wenda iyo nakivuga aricyo ntagihimbe wenda nigeze kubwira umuntu umwe ko twari duhuye ndamubwira ngo we twarabanye imyaka myinshi uranzi imyaka twabaniye washatse ikosa ryanjye washatse amafuti ye naba narakoze akaba ariyo ugenda uvuga aho kugira ngo himbe ibintu ntakoze ari ugenda ubwira abantu ko jewe uriya yego yanjye bayego nawe ikababoya iyo mufite ikibazo ndakikubyo ntagifite nta kiba gihari arambira ngo yanga ibyo ngenda mbwira no wabwiye abantu gutya na gutya wabwiye abantu gutya na gutya kandi warambeshye nawe urabizi ko wambeshye imyaka twabonye ko atari mikeya washakisha ikintu naba narakoze kikosa akaba ari cyo ugenda uvuga kugira ngo ugende uvuga ibyo ntakoze Yesu nashimwe cyane kugira nanga umuntu mimbira ikintu akambeshyira fazari uvuga icyo nakoze kuko nanjye ndi umuntu hari amafuti nagize hari amakosa nakoze yavuga ariko wivuga ibyo ntakoze ngo bimimbire kandi harabikoze dufite ibikomere bene ibyo byinshi by'abavandimwe ibyo ni byinshi cyane ntabwo twabijyamo ngo ariko hari inshuti imwe inamba ku muntu uzati buriya ku isi y'Imana ni umuntu utagira inshuti nusanga umuntu adafite inshuti nibura amaranye imyaka 7, 8, 10, 15, 20 uzatinya umuntu ugira inshuti y'ukwezi ejo akakwereka iyindi mu kwezi ejo akakwereka iyindi nta nshuti agira bamaranye imyaka uriya muntu uzamutinye naza no gushudika ntuzamushudike ko mbere yuko tubana nge na ubu turi mu 2020 turahuye aho kugira ngo urashaka ko tubishuti ese mu myaka yose umaze inshuti yawe ufite ni iyi nzanira inshuti yawe ya kera nanjye nkuzanira inshuti yanjye ya kera hanyuma tuganire twemeranye ko tugiye kuba inshuti z'abantu bane niba uyu munsi twari inshuti z'abantu babiri twa tugiye kuba bane ntabwo ndi gushudika inshuti yanjye itakuzi ndakuzanira inshuti yanjye ya kera nawe uzanira inshuti yawe ya kera murambanye mutindanye hanyuma tuzihuze twubaka umuryango w'abantu bane wishaka kunyihererana ngo tube inshuti ya babiri hanyuma ejo utangire kunteranya niyo usanganye nayo ni bwoko bw'Imana hari inshuti nyanshuti niki kiranga aya masaha nayo ni umwanzi w'amahoro ariko nta kundi twabigira inshuti ni umuntu wemera kuba yakwiyambura icyubahiro yari afite akakikwambika ni umuntu ushobora kwemera ko yasohoka mu kazi yakoraga bibaye ngombwa akigirayo kazi kagakora kandi aya mafaranga uzahembwa ntuzayabona ni umuntu ushobora kwemera gufata business yari afite ya miliyari na miliyari akakubwira ngo iyi business nayikoraga ariko ndashaka kwiguha ngewe ngiye kwiruhukira cyangwa ngiye kwigira mu bindi genda uyifate izagutungana n'umuryango sinkugurije ngo uzanyishyure ndayiguhaye haleluya bwoko bw'Imana ni umuntu ushobora kwemera akavuga ngo icyubahiro narifite uri niko rukundo rwa Dawidi na Yonatani biraba ngo Yonatani ngo na Dawidi ngo bakundana urukundo nk'urw'umugore n'umugabo bakundana nkeka ko bana barushaga ahubwo ko hari umugore n'umugabo badakundana bahora barwana
aravuga ngo Dawidi, iyo Natani abonye Dawidi ngo aramukunda, umutima we wose uramukunda nk'uko nawe yikunda. Yesu nashimwe cyane. 18 Samuel wa mbere, ngo amukunda nk'uko yikunda. Ngo arangije ngo afata umwitero we arawumuha, afata umwambaro yari yambaye arawumuha, afata inkota ye arayimuha, afata buri ibyo yari afite nk'umwana w'umwami, nk'igikomangoma gikuru, ikamba yari afite n'icyubahiro yari afite cyo kwasi, yemera ko ciyambura agiha Dawidi. Yesu nashimwe cyane. Yonatani yakundiye iki Dawidi? Ntabwo yamukundiye amafaranga, ko Dawidi nta mafaranga yari afite. Ntabwo yamukundiye umuryango we, yakomokaga mu muryango udakize. Ntabwo yamukundiye uko yari ameze, yamukundiye byari bimurimo. Yabonye ukuntu umwana aje, abona ukuntu umwana arwanye, abona ukuntu yishe Goliyati, byari byabayobeye, aramurira avuga ati aka kana kambaye igipira kigera ku birenge. Iki cya kindi cy'abashumba, hari ibipira twajyaga twambara kera, baba bakiguhaga ari kirekire ukacyambara nta n'ikabutura irimo, ukajya ucyambara kigera hafi ku mirenge, wakwicara ukagishitamo amavi. Ntitwabikuriraga mu barakibwanga ngo ujye unagikuriramo, nta no kubyapfa gusaza vuba. Ibyo ni ibyambaro by'abashumba. Aramureba aravuga ati aka kana kambaye ibi bintu, reka basi yiyambura umwambaro arawumuha. Niyo mpamvu nababwiye ngo inshuti nyanshuti ntigukundira ibyo ufite, ahubwo igukundira ibikurimo. Inshuti nyanshuti ikunda impano zawe, inshuti nyanshuti ikunda discipline yawe, ikunda character yawe, ntabwo ikunda amafaranga ufite ku makonti, ntikunda umutungo ufite, ahubwo igukunda gutyo. Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Iyo izo nshuti zidahari rero bigenda bite? Iyo watakaje inshuti, iyo abo wizeraga bagutengushye, iyo abo wari ufite bagiye, iyo nta mubyeyi ufite wo kurwanirira, n'iki kibaho. Biravuga muri Zaburi ya 68:6 ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngire ngo wowe niba ntagira nababwiye ngo mfite Imana Data, nkagira Yesu nk'inshuti. Uyu munsi ntacyo byantwara, naho inshuti zandeka, nabo data na mama bandeka, ariko mfite Imana nk'umucunguzi wanjye, mfite Yesu nk'umucunguzi wanjye, mfite Imana nk'umubyeyi. Nta na kimwe nzayiburana, ko ni isezerano yararimpaye. Yarambwiye ngo ntacyo nzayiburana. Biravuga nanone ku murongo wa 5 ngo ni muririmbire Imana, mucurangire izina ryayo, ni murate nyamugendera ku bitu. Nkunda Bibiliya, iri jambo narikundiye ko Bibiliya ntagatifu ifite izina ya mwisi, ravuga ngo ni murate nyamugendera mu bicu. Yesu nashimwe cyane. Ngo izina rye n'uhoraho, uwo ni se w'imfubyi, uwo ni urengera abapfakazi, uwo ni umubyeyi wacu. Umunsi umwe iyo umubyeyi yagiye, nyamugendera kubicaraza. Imana isumba byose iraza ikagufata mu nshingano zayo. Umunsi umwe igihe Yosefu se wa Yesu yari yarapfuye, Imana yazanye Yosefu wundi aza kumwambura aho yari aragiye kugwa ku gasi, aragenda aramushingura muhamba neza. Umunsi Simoni Petero yihakanye Yesu akamuhunga, Imana yagiye Simoni w'ikurena araza aramutabara. Ndagira ngo Imana igutabaze inshuti zigutunguye, izo wari ufite zimaze kuguta, Imana igutunga izindi nshuti nzima, nshuti y'Imana. Ndababwira ngo nimusenge Imana bwoko bw'Imana. Imana yaremye isi n'ijuru, nigushakire incungu. Udafite umubyeyi nigushakire umubyeyi, udafite inshuti nigushakire inshuti, kuko aba bantu babiri ni abantu bakomeye ku buzima bw'umuntu. Imana yamwije baho umugisha kandi komeze kubagira neza, kandi basabira umugisha nyiri bihe byose. Icyubahiro ni icyawe, amashimwe no gukomera ni ibyawe. Ndakwingiza Mwami Imana, tubere umurengezi mu bihe nk'ibi. Dushakira ababyeyi bazima, dushakira inshuti nzima Mwami. Reka nyiri bihe byose by'ababyeyi bataduhaye biduhe, ibyo inshuti zitaduhaye ziduhe, aho twagomba kugera Mwami, ababyeyi batatugejeje. Turakwingiza Mwami Imana, ni wowe utuzi, ni wowe utureba, ni wowe utumenya, ni wowe twitaho. Ngwino tubere ikiraro, ngwino twambutse nyiri bihe. Icyubahiro cyose, amashimwe no gukomera ni ibyawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.